igitangaje aho twinjiye kubwo kwizera ntitwinjijwayo n'imirimo y'abatambyi. Ntabwo turi kujya mu ihishurirwa, twe turi kujya mu ijuru niyo tutakerekwa, turi kujya mu ijuru niyo tutahishurirwa, twe turakudepasa tukanyura ibyo uhagarara ngo ku ruhimbi. Reka mbabwire, ntabwo tubyarira Imana abacu, Imana idukoresha uburyo bwo kwibyarira abayo. Bivuze ngo abantu abakristo bita abashuma babo ba dadi ba mami. Ijwi ry'umukanguzi. Reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo nizeye ko uyu munsi uze kubera mwiza, niba ari mugoroba kandi nizeye ko buze kugira ijoro ryiza. Mu Mukanguzi TV uyu munsi tugize umugisha, tugiye kubana na Aniseti ni umugabo, ni tugiye kuganira uyu munsi. Ngewe kuri microphone twafitari uyu munsi ni umugisha twagize cyane ko ari ibintu bamaze iminsi nibaza ndetse n'abantu bibaza batabasobanukiwe cyane cyane muri ubwami bw'Imana. Muraho neza ariko? Yego, turashima Kristo. Yesu ashimwe. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Amakuru kimwe na umeze muti? Turashima Imana, turi bazima ku ruhande rw'umubiri, n'ubugingo ni buzima. Yego. Yego. Twongeye kubaha ikaze ku Mukanguzi TV. Amen. Yego, mbere yuko mudusengera numvaga nifuza ko twaza kuganira ku mpano z'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Ese zikora gute? Ese zikorera muri bande cyangwa zikwiye gukorera muri bande? Kuko abantu benshi bakunda kubigiraho confusion cyane ku buryo ndetse usanga n'umuntu arahanuye cyangwa se arahanuriwe ariko abigizeho dute bitewe n'uburyo ki abyumvishemo. Reka mbasabe mubanze mudusengere kugira ngo tubone uko twinjira mu kiganiro cyacu. Amen. Yesu data mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi, tugushimiye urukundo n'impuhwe utugirira, izina ryawe nirihimbazwe. Twebwe urubyaro rw'umuntu twajyaga kuba iki iyo utadutekerezaho? Twajyaga kuba bande iyo utaduhindurira izina? Twajyaga kuba he iyo utaturemera ubuturo bwera? Twajyaga gutsinda dute utatubereye ubutsinzi? Ibyo byose iyo tubyibutse twemera ko nta gukomera kwacu guhari, hariho gukomezwa nawe kuri twebwe, izina ryawe nirishimwe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo buri muntu wese ukurikiye ijambo ryawe muri uyu mwanya wo kuganira ku Mwuka Wera, ubwenge bwacu ndetse abagukurikiye n'ubwenge bwa buri muntu wese wumva iki kiganiro ukireba, turabugomoroye kugira ngo tubuguhe, uduhe gutekereza ku kigero gikwiriye cy'igihagararo cya Kristo, kugira ngo uko uvuga tukumve, uko ugenda tukubone, uko wigaragaza tubimenye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mwami, dusengeye abarwayi kuko ijambo ryawe rirakiza, rirazura, ribeshaho, rirarema kandi rirakomeza n'ubugingo n'ubuzima. Ndakwinginze kugira ngo imitsi, amaraso, amagufwa mu misokoro ndetse n'umubiri byose bibe bizima, birindwe kugira ngo ubugingo bwe guhungabanira muri uyu mubiri. Bibe ku bwawe Mwami. Dusengeye uwaguye kugira ngo abyutswe n'imbaraga z'agakiza ka Kristo. Dusengeye kandi uhagaze kugira ngo umurindire intambwe ze zidasitara. Umwuka Wera akomeze kuba muri twebwe. Ubwami bw'Imana bwaguke, ijwi ry'Uwiteka ryongere ryumvikane kuri twe, rikorane natwe nk'uko usanzwe ukora. Bibe bityo ku bwawe Kristo Yesu none iteka ryose. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Yego, reka duhe ikaze n'abantu bose badukurikiye muri aka kanya. Yego. Muri iki kiganiro tugiye gukora. Yego. Natangira nibaza ngo ubundi Umwuka Wera, iyo tuvuze iri jambo Umwuka Wera, umuntu yakumva iki ku bantu badukurikiye muri aka kanya mu buryo bwagutse? Iyo tuvuze Umwuka Wera mu buryo bwo kwizera, tuba tuvuga ubuzima bw'Imana. Ni ubuzima bw'Imana, ko ijambo ry'Imana mu bice 4 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana murongo wa 24, Kristo yaganiriye n'umusamariyakazi aramubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ya rero ubwo Imana ari umwuka, tubajijwe ngo Umwuka Wera ni iki, twasubiza ko ari Imana, n'ubuzima bw'Imana. Ya tujye twumva terime abantu bavuga ngo kubatizwa mu Mwuka Wera.
so umuntu abatizwa mu mwuka wera gute? Ese ni uko umuntu atangira kuvuga indimi, ni uko umuntu atangira guhanura, ni uko umuntu atangira kwerekwa? Kubatizwa mu mwuka wera ni iki? Ubwabyo ntabwo umuntu abanza kubatizwa, ahubwo umuntu abanza kubyarwa n'umwuka. Nicyo kibanza. Kubyarwa n'umwuka umuntu abigiramo uruhare, ariko bikagira ikimenyetso gisa n'ikitagaragarira umuntu, kikaba mu rujijo, ariko kandi gishimangirwa no kwizera ko guhamya kwe. Iyo ahamya ko yizera Kristo umwami n'umukiza, kuko Imana itubyarira muri Kristo. Muri Kristo ni naho tubonera umwuka wera, kuko nawe ni umwuka, ni ijambo. Habayeho Imana mu buryo bw'amategeko n'imirimo, bwari mu buryo butatu: amategeko, imirimo no mu ishusho, ko Imana yerekanaga mu ishusho ya marayika. Ubwo icyo gihe ntibikikiriho ngo abantu babone marayika. Gideyoni yabonye marayika, n'abandi tutari buze gutindaho babona marayika w'Imana, ba Joshua n'abandi. Ariko icyo gihe umwuka yahangaga ku bantu, ntabwo ari ukubabamo, bahangwagaho, kandi Imana ikarobanura umuhanuzi umwe muri benshi. Impano za bamwe zikamera nk'izicecetse, hariho umuhanuzi mukuru uvugana ba bandi bato bahishurirwa, bakanyura ku mukuru kugira ngo ubuhanuzi bubanze bugenzurwe. Icyo gihe si cyo kikiriho. Icyo gihe cy'amategeko n'imirimo n'ishusho ya marayika, ariko mu buryo bw'ubumana, cyararangiye. Hazaho igihe cya Kristo, Yesu wambaye umubiri mu buryo bw'ishusho yo gucungura. Noneho yambara umubiri kugira ngo umanikwe, nicyo cyatumye wambara. Noneho muri wa mubiri ahatangira isezerano ry'umwuka, aravuga ngo nzaboherereza umufasha, ari wo mwuka wera, kandi uwo mufasha niwe uzabemeza iby'ibyaha byanyu. Umwuka yaraje. Ninde rero uhabwa umwuka? Kugira ngo abatizwe mu mwuka, agomba kubanza kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Kandi kwizera ntabwo ari ukwemera gusa, ni no guhinduka, ni ukwakira izo mpinduka z'ibyo wemeye. Kuko umuntu wizera, nk'ubu uzi neza ko wowe uri Vitali, ariko se wabibwiwe n'iki? Wabimenye, ubibwirwa n'ubwenge bwawe. Ntabwo ari wowe wigize Vitali. Oya, kuko Vitali witwa izina, wowe ubwawe wari uhari, ariko ntiwari wiyizi. Yaba kwita izina utiyizi. Noneho iryo zina ribaho kugira ngo rikugire uwo uriwe, rikurobanure mu bandi, sibyo? Noneho n'umwuka wera ni ikimenyetso twakira, nk'icyizere cy'abo turi bo. Wowe wemera kuri Vitali, bahamagara ntuhakane, ntunagire urujijo uvuga ngo ntabwo ndiwe. Umuntu ufite umwuka w'Imana nuko yizera, ntagira urujijo rw'uko adafite Kristo. Aba yumva afite Yesu biruta uko ufite izina rya Vitali. Uba wumva uri umukristo kuruta uko ndani seti. Ni ubuzima bwo guhamya imibereho ihindutse, ariyo mibereho mishya iguhindura urubyaro rw'Imana, ubihawe no kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo rero twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, tuba dutsinze kamere. Iyo kamere yitwa inarinjye. Noneho iyo tuyitsinze, umwuka aza guhita afata ahandi, tukabyarwa n'umwuka kubwo kwizera. Rero iyo umuntu amaze kubyarwa n'umwuka, ahabwa umubatizo w'umwuka. Kubatizwa mu mwuka ntabwo ari gutya, si ugutitira. Reka tugereranye gutyo, tuvuge gutyo, nubwo nabiri atari ugutitira, ko hatitira umuntu ukonje, sibyo? Ntabwo ari kuriya. Ibi ni ikiriri cy'umwuka kizanwa n'impano z'umwuka. Ntabwo ari ukuzura umwuka, burya nabyo si no kubatizwa mu mwuka. Kubatizwa mu mwuka ni igihe umuntu agira ubusabane bwe n'Imana. Uriya ni wo mubatizo. Umubatizo ikintu ukora, utuma dusabana n'Imana, tukaryoherwa n'ijambo ry'Imana, tugafashwa n'indirimbo. Umubatizo w'umwuka niwo udukumbuza ijuru. Uwo mubatizo w'umwuka utwinjiza mu buzima. Ko umubatizo ni ijambo ry'Ikihebureya bita batizo, kwinikwa. Iyo tuvuga umubatizo w'umwuka,
uduseseka udutebeza udupfurika muri Kristo Yesu none ukatugira kominike n'Imana tukaba umwe nayo nicyo umubatizo ukora none waba uriho kubw'umubatizo w'umwuka ukumva uri kumwe na Kristo noneho warangiza haba Yesu bishimira izina rye ryiza kuko ufite impamvu yo kwishimana nawe ufite umubatizo w'umwuka wera ni uguhabwa kuba mu buzima bw'Imana Imana ikaba mu buzima bwawe uburyo bugutera ubusabane wowe nayo icyo nicyo cyitwa umubatizo w'umwuka bimwe twajyaga twumva ngo umuntu nibwo atangira kuvuga indimi nibwo atangira kuzuzwa cyangwa se yo gutitira nibwo atangira kwerekwa nibwo atangira kubona inzandiko niko twari tubizi ko ari byo bitwa kubatizwa mu mwuka wera biriya ni uguhabwa impano z'umwuka kuko hari abantu babatizwa mu mwuka ariko badafite impano z'umwuka kuko kwerekwa ni umwuka uba ushatse kugira ngo uguhishurire ikintu runaka ushaka kukumenyesha noneho kubona inzandiko ko mu buryo bwo kwerekwa Imana ishimwe ko yampaye impano z'umwuka ntaranabatizwa mu mazi menshi yes noneho uburyo umuntu ahishurirwa cyangwa uburyo umuntu yerekwa ko guhishurwa no kwerekwa nabyo biratandukanye hari uguhishurirwa Imana ikumenyesha ibizaza byayo bikiri mu mabanga bitigeze bimenyekana mu bahari ukabwira abantu ibintu bishya bizaba batigeze basoma batari biteguye batari bazi no mu mitekerereze yabo icyo nicyo cyitwa guhishurirwa noneho kwerekwa ni ukubwira umuntu ikintu atazi aho kiri ariko muri wakizi yego icyo nicyo kintu umuntu ngo yeretswe yes nk'ubu aha urabona ko hari Bible yego noneho nkubwiye ngo dore Bibiliya wari usanzwe ugize gute uyizi ariko nge nkweretsa aho iri urakoze cyane noneho kubona inyandiko ni uburyo bw'imikorere y'impano yiyerekwa ko hari uwumva ijwi hari ubona inyandiko hari n'umuntu uba ukureba mu byo ari kuguhanurira akubwira ngo uri umugeni akabisoma ku rupapuro yakubwira ngo ugiye gukora mariage akakubona wambaye ikanzu cyangwa impeta hari noneho n'uwiyumvamo ikintu akakivuga atazi uburyo ari kukivuga niho abarundi bavuga ngo ni umuvugishwa aho numva ariko keza cyane ukavuga ibintu wanava muri cya kire muri ya dimension y'ubuhanuzi ntube wibuka ibyo wahanuye birashoboka ni uburyo bw'imikorere y'impano z'umwuka ariko ntabwo ariko kubatizwa mu mwuka wera buriya ni uguhabwa impano z'umwuka yego none se umuntu wese wizera Kristo ashobora kubatizwa mu mwuka ahubwo nta nubwo ushobora kwizera ngo ukizera Kristo mwami n'umukiza uba ubaye urubyaro rw'Imana none iyo ubaye urubyaro rw'Imana ishyiraho kominikasiyo yawe nayo iyo kominikasiyo rero ni umubatizo w'umwuka kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana none wizeye uba umwana w'Imana yego urumva Imana ntishobora kuguheza ngo ubeho utagira umuyobozi kandi wizeye Imana ihita iguha kuyoborwa n'umwuka kugira ngo we n'umwuka rero mukominike ni uko iguha ibihe byo kuryoherwa n'imirimo y'umwuka ari wo mubatizo w'umwuka yego aho ngaho ngatangira ikibazo nkibaza ngo niba koko ari uko bimeze ko umuntu akizera Kristo yahawe umuyobozi ari we mwuka wera kuki hindukira no kumva umuntu wizera asabye ko agomba gusengerwa ese aho hantu ari bugererwe we ntiyahigerera niba afite umuyobozi w'umwuka wera gusengerwa ntabwo ari ugusengerwa byo kugira ngo tubatizwe mu mwuka ahubwo ni ukurambikwaho ibiganza biduhesha impano z'umwuka ko umuntu ashobora gusengerwa agahabwa impano z'umwuka noneho ushobora no kwizera utaragera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cyo kwizera bikaba ngombwa ko usengerwa kuko kwizera kw'abagusengera
kubohora kwizera kwawe kutari kwinjira ngo gushyike, noneho bigatuma ikirere cyabo cy'umwuka gikingura ikirere cyawe cy'umwuka. Kuko hari abantu bagiye basengerwa barambitsweho ibiganza na ba Pawulo bagakingurirwa impano z'umwuka wera. N'ubu birashoboka, nubwo amahirwe yo kurambikwaho ibiganza ari make cyane, ni make cyane, kuko Imana uyu munsi ntabwo ikorera mu bwinshi. Iyo ubwayo inezezwa no gukorera mu buke kugira ngo ishimwe ryayo iryiharire. Kubera iki? Kuko uyu munsi ibitangaza nk'ibyo iyo bikoretse uhita usingiza umwe wagusengeye nk'aho ari so. Kandi ntitubyawe n'ibiganza turambitsweho, tubyawe n'umwuka twuzuye. Ni nayo mpamvu bamwe bahita bavuga ngo ni nguyu niwe papa, nguyu niwe daddy. Oya, ntabwo tubyarira Imana abacu. Imana idukoresha uburyo bwo kwibyarira abayo. bivuze ngo abantu abakristo bita abashumba babo ba dadi ba mami nikosa bituma umushumba yibagirwa inshingano ze. Mwihangane ndasa nuba confusinzeho gato, ariko umushumba n'umukristo bafitanye isano yo kubyarwa n'Imana. yego Noneho iyo umushumba wazi ko ari ukubyara ahita yirengagiza isano yawe nawe muri Kristo Yesu. Kandi uwo mwana uvutse kubw'umwuka wera, umushumba nta bise wamugiriyeho, muravukana. Rero kuba muvukana ntabwo biguhesha kuba se, ahubwo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ivugabutumwa wamubyaje ubutumwa bwiza. Icyo kinyarwanda nticyumvikana. Umwana wanjye Timoteyo Pawulo nabyaye kubw'ubutumwa bwiza. Ntabwo bihita birangira gutyo. Namubyaye kubw'ubutumwa bwiza bwande bwa Kristo Yesu. Nono respect ku muntu wakubwirije, wakubyaje ubutumwa bwiza, ariko ntabwo ari we papa wawe. Niyo mpamvu Imana yabwiye abigishwa ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri he? Uri mu ijuru. Uwo ni umushumba. Ariko kandi bashumba bene data, nshuti z'umusaraba, bagenzi banjye, ntabwo umushumba ari mu rwuri nk'uragiye, ari mu rwuri nk'intama iragiwe, kuko wabyawe n'umwuka ayoborwa n'umwuka. Ntabwo dukwiriye kubaho nk'abantu baragiye twirengagije ko inyuma y'izo mwita intama muragira hari ikiganza cya Kristo kidushoreye muri rusange. Niko kubyarwa n'umwuka. Iyo ubyarwa n'umwuka ukora ibikorwa utihariye, ahubwo ukoreshejwe n'umwuka. Kandi bimwese murabizi ko icyo ukoze ukoreshejwe si wowe uba ugikoze, kiba gikoze ugushoboje, ugukoresheje. Imana ibaha umugisha. ako kantu karumvikanye. Ntegeza ko n'abantu badukurikiye nako barakumvisha. Hanyuma nakibaza ngo impano z'umwuka wera noneho zo nizihe? Ese ariko ntaragira aho ngaho gatoye, nabanza nkibaza ngo ese uyu muntu ashobora kumenya ute ko yabyawe n'umwuka wera? Niki kintu cyabimubwira? Nuko waba uhamya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kandi utabishidikanyaho. Ukiyumvamo ibyo ubyizeye nta gushidikanya ko kwizera kwawe immediately ubyawe n'umwuka. Yes. Hanyuma se impano z'umwuka wera umuntu azihabwa ate? Bise nizihe? Impano z'umwuka ni tujya kuzidetaya ni nyinshi mu byiciro bavugamo. Hari abazishyira mu buryo 9, hari abazishyira mu buryo runaka, biterwa n'uko umuntu yabyutse. Ntabwo ziraba ari imite ngo Imana yasoje gukora cyangwa gutanga ngo tuzanzure gutyo. Mwihangana abateoloji, ntabwo ari uko mbasenye, ariko ibintu by'umwuka nge sinjya mbiha formule cyangwa ngo mbiri imite mvuge ngo birangirira aha. Burya ikintu utazi uko gitangira ntabwo ubuzi nuko gisoza. Niyo mpamvu mbifata gutyo. Ariko bwa mbere Imana niyo gutoranya kuguha impano nkuko nawe ujya wiyumvamo kuyiha abandi. Ubusabano ugirana n'umuntu nibwo buguhesha kumugabira. Ni ikinyarwanda gishobora kuba cyumvikanye nubwo ndasubije muri menshi. Ariko umuntu ushaka impano z'umwuka afite umwuka wera, yarabyawe n'umwuka, kugira ngo abone impano z'umwuka
ni uko yegerana n'umwuka. Burya iyo abantu basabana baragabirana. N'Imana iyo ikubona ubana nayo, uhorana nayo, ikubona irakugabira. Kuko nyine ni ikinyarwanda cyumva impano, ni gift. Yego. Uyiha umuntu mwishimanye ukwishimira. Kandi ntabwo ushobora guha umuntu impano utamubonye. Imana iguha impano ari uko ikubona. Ushakira Imana umwanya rero, Imana ikakugabira. Yes, hari abayiha umwanya ikabagabira, hari n'abihamagara igahita ibaha. Yes, niko Imana ibikora. Impano z'umwuka wera. Nkibaza ngo ese umuntu wese wegeranye n'Imana, Imana ihitimo impano. Ariko se kuki impano z'umwuka wera, reka duse n'abavugamo nkeya nk'uko wenda umuntu yagambirira kubivuga. Hari ukwerekwa, kuririmba, hari ukurondora, kubwiriza, hari ukuba umushumba, hari uwo mwigisha, hari tubifate gutyo. Kuki mwumva aricyo gikomeye kuruta Kristo twahawe? Kristo nawe ni impano twahawe ivuye mu ijuru. None kuki abantu bakunda izi mpano zo gukora ibitangaza, reka mbivuge gutyo? Baba bashaka gushimirwa iyo mirimo. Umuntu ukunda ikintu ngo agikoreshe ntaba ashaka icyo ngicyo ashaka kubona ngo agikoreshe, ahubwo aba ashaka gukora ibyo ashaka gukoresha umwuka wera. Mu nyungu z'Imana ikugabira impano zayo ishingiye ku nyungu y'izo mpano ziri muri wowe Imana izabona. Naho kuvuga ngo nshaka impano y'ibitangaza kugira ngo bahimbaza n'iseti, nta Imana yaguha. Kuvuga ngo nshaka kurondora kugira ngo umenyekane, ntabyo Imana iguha. Akenshi abantu basaba impano z'umwuka bavuga ngo Mana nshaka kumera nka runaka. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kukugira nk'umuntu wundi kandi yarakuremye utandukanye nawe. Wowe ufite originalite yawe, Imana irayubaha kuko izi mpamvu nge ntari wowe. Iyo usaba rero umera nk'undi ntibikunda, ba wowe. Numara kuba wowe urebe ibiri mu nyungu y'Imana, uyibwira uti nkoresha umurimo wawe. Imana ikunda umuntu yisaba ibiri mu nyungu zayo kuruta ibiri mu nyungu zawe. Yesu ari ku musozi yaravuze ngo niba bishoboka, ari mu gashyamba ka Getsemani, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yibuka impamvu yo kuza gucungura, asangira rutumubabara agiye kugira. Bibiliya yaravuze ngo kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, byemeye no kumanikwa ku musaraba, yemera n'isoni zabo. Kubera iki? Ibyishimo bimushyizwe imbere. Agaruka ari Getsemani aravuga ngo bye kubuko nshaka, bibuko wowe ushaka. Abantu basengera impano z'umwuka bazisaba, reka mbafashe gusenga bibuko Imana ishaka kuri mwe. Inyungu zanyu zipfire mu nyungu z'Imana kuri mwe, none Imana yungukire mu byo muri kuyisaba. Imana ishimwe. Kuko umuntu ukoreshwa n'Imana, Imana imukoresha ibiruta ibyo ashaka gukorera Imana. We hari ibyo ushaka kuyikorera, nayo hari ibyo ishaka kugukoresha. Ibyo ishaka kugukoresha niwo mugambi w'impano z'Imana kuri wowe. None ibyo ushaka kuyikorera wowe n'ibyo ushaka, ntabwo ufite umubatizo w'umwuka. Imana ijya kuvuga ukumva ni data. Kandi niyo uri kumva ijambo ry'Imana ufite umubatizo w'umwuka, uba wumva hari ibindi uri kumva, ufite ishyaka. Umwuka yagakwiye kuvuga, ukumva soje kwigisha, hari ibyo atavuze, kuko umwuka gutera inzara yo kuguma gukunda kumva umwuka. Bigatuma rero umwuka, umubatizo w'umwuka niwo utuma tugira ubwenge bwo kugenzura izindi mpano. Ukamenya ngo uyu muntu ni uw'Imana cyangwa se uwayo, kubera iki? Wowe uri communicate nayo, uko ikora, uko ibana n'abayo urabizi, bigatuma nawe umenya ngo niyo cyangwa si yo. Yes. Ndetse bakatubwira ko udashobora kumenya niba umuntu ari gukoreshwa n'Imana cyangwa atariyo udafite iyo mpano y'ubugenzuzi. None se Vita, umuntu ugenzura agomba kuba azi neza
ukuri. Iyo uzi ukuri umuntu akakubeshya umugenjuje ubwenge bw'ubumenyi. Nawe iyo uri mu Mana, impano y'ubugenzuzi bw'imikorere cyangwa imikoresherezwe y'impano z'umwuka nayo iza mu mpano iyo ari igihe cyo gukontorora, ko hari igihe ikiriri cy'umwuka kimanuka mwese mukuzura umwuka. Impano y'ubugenzuzi ntigira bose, ariko bayihabwa. Kubera iki? Iyo umuntu ahagararanye n'Imana, ubwenge bw'umwuka bumumenyesha gukora kwawo. Kuko abize teoloji barabizi, n'abanyamwuka reka tubibabwire babimenye cyangwa umwuka bahishurire. Itorero rya Roma ryavutse umunsi wa Pentekote. Iri torero tuvuga ngo urwandiko rwandikiwe Abaroma. Aba Baroma bemeye Kristo bakizwa umunsi Petero abatiza 3,000 by'abantu babwirijwe, ababwira ngo umwe mwishe mukamubamba, harimo Abaroma. Ariko bamenye iby'impano z'umwuka n'imikorere y'umwuka bataragira ubwenge bw'umwuka. Nicyo cyatumye Pawulo abaha inzandiko, abandikira urwandiko rumeze nko kubahugura, abigisha iby'umubatizo n'ubuntu bwa Kristo, kugira ngo bamenye iby'ubwiru bw'Imana biri mu bwenge bw'agakiza buyobora ubwenge bwabo mu buryo bw'imikorere y'impano. Iyo umuntu yakiriye impano, hari umuntu ugira impano z'umwuka, Imana ikamukuza atarize. Hari n'umuntu ugira impano z'umwuka, Imana igakorera ku rugero rw'ubumenyi afite. Hakaba n'umuntu ugira impano z'umwuka ku rugero Imana ikamumwohereza no kwiga ubundi bumenyi. Hari umuntu Imana yohereza kwiga teoloji, hari umuntu Imana yohereza no kwiga ibindi kugira ngo azagire umumaro muri byinshi, ikamwigisha byinshi. Hari n'uwishima gukoresha ku rugero angana gutyo. Ubugenzuzi bw'umwuka ntabwo Imana ishobora kubuguha udafite ubwenge buruta buri kugenzura. Kubera iki? Kugira ngo umenye iby'ubwenge ni uko uba ugomba kuba ufite ibiruta iby'ubwenge. Ibyo biruta ubwenge ari byo byitwa kugenzura no kumenya ibiri aho ko ari ukuri shingiro, ni uko ugomba kuba uri muri dimansiyo isumba izo barimo. Iyo dimansiyo rero uyihabwa n'uburyo usabanamo n'Imana. Gusabana n'Imana bikwimura mu cyumba bikujyana mu kindi. Pawulo yahise mu ijuru rya gatatu, aho umenyera ubwiru bw'Imana n'amabanga y'Imana. Ushaka kandi ufite impano y'ubugenzuzi agomba kuba asenga kuruta abandi, abana n'Imana kuruta abandi. Imana yaramwigaruriye, nawe yarigaruriye Imana, abana nawe gutyo. Niho ubona impano yo kugenzura. Yes, kuko iyo udaha Imana igihe ntushobora gukura mu buryo bw'umwuka. Kandi uyu muntu asenga amasengesho atagira forumire. Reka nkubwize ukuri ba Kristo mudukurikiye, uyu muntu asenga amasengesho aba ubujiji mu isi y'umubiri. Scientificoma aba ari injiji yo kubabarirwa. Ni umuntu ushobora gusanga ari gusesera mu mwobo ngo ari mu buvumo asenga Imana, kandi n'ahandi Imana yayihabonera. Ariko we n'uburyo asabanamo n'Imana n'ubwo buryo, kandi spirituel Roma ntabwo ari ubujiji, si ubujiji. Kuko scientificoma gusengera mu buvumo bibaye ubujiji. N'umuhamagaro wa Yohana Umubatiza waba ubujiji. Yataye iwabo, yambara ikoti ry'ingamiya, atungwa n'ubuki bw'ubuhura, aba mu buvumo, abwiririza mu butayu. Yasozaga kubwiriza agataha mu buvumo. Kanswe abakristo bo basoza gusengera mu buvumo bagataha aho batuye. Ariko scientificoma ibyo n'ubujiji buteye ubwoba. Ariko uyu muntu burya asabana n'Imana kure y'aho abantu bari. Oh, liyabone Simondra, Imana iramwegera igakorana nawe, ikamuha ubwenge bwitwa ubwenge original. Apana ubumenyi, apana ubuhanga. Iguha ubwenge buturuka ku Mana. Kubera iki? Ubwawe ntubukoresha imbere yayo, usaba ubwayo. Ubwenge bw'Imana buramanuka bugakorera muri wowe, ikaguha kumenya no kugenzura ibiberaho. Imana ishimwe. Hanyuma izi mpano z'umwuka wera, nubwo wabaye nk'ubivugaho, ariko nyizina zikora ziti?
mu buryo bwinshi butandukanye, sinzi icyo ushatse kubaza, ariko kuvuga ngo zikora zite, Imana ikorana n'umuntu ku rugero ishaka kumukoranishamo, igakorana n'umuntu ku rugero rw'ibyo ishaka gukora, kandi igakorana n'umuntu ku rugero rungana n'ishyaka afite mu kuyikorera. Kuvuga rero ngo zikora zite, tujya twumva ukumva umuntu aravuga ati ngo impamvu ngo utakorewe igitangaza nagusengera nifite kwizera, ariko kwizera kwawe ntabwo ni ukubeshya. Ntabwo kwizera ko umuntu usengerwa ariko kumukiza, ahubwo kwizera ko wasenze niko gukiza uwo bari gusengera. We yabaga amwizera, ariko hari n'abo dusengera batizera. Iyo uwo muntu yizera, kwizera kwe kuramukiza. Iyo atizera, akizwa no kwizera kw'abamusengeye. Yesu hari abo yagiye abwira ngo genda kwizera kwawe, already icyo yagombaga gukora yaje yagize gute, yagikoze. Ahubwo asoje gukiranuka kose kw'ikimenyetso ko gukora kwa Kristo. Aza kuri Kristo, Yesu aramubwira ati ngaho genda kwizera kwawe. Hakaba noneho n'abandi, ikirema ku rusengero, ku irembo ry'urusengero, umwe wari umugaye, yari yizeye ko ari buhaguruke. Urakoze. Ariko ba Petero bari bizeye ko bamuhagurutsa. Bivuze ko yakijwe no kwizera kwa bande? Exactly. Iyo uwo muntu atizera, akizwa no kwizera kw'abamusengera. Ariko ibyo nabyo ntibikora n'abantu bari muri competition. Bari mu competition, ibi tubabeshya ngo muzaze ngo hakoreka ibitangaza. Wayise twebwe tutabasanga. Ibi twirirwa dupublicita mu nsengero ngo harabera ibitangaza, tugifite abantu basabiriza babana n'ubumuga. Ese kuki mudahagurutse biri ku rusengero? Kuki tudahagurutsa abari ku marembo ya gare cyangwa y'amasoko? Tukirirwa dupublicita ngo muzaze kandi akenshi ibitangaza birakoreka, ndabyemera. Ariko hari ikintu dukwiriye kumenya. Uyu munsi hari impano z'ibitangaza zicecetse bitewe n'igihe turimo, bidatewe n'intege nkeya z'abakozi b'Imana, ahubwo igihe turimo. Kuko umuntu nakora cya gitangaza baramusingiza, bamuramye, abikigirwamana mu maso yabo. Imana rero ibyira bikupa kugira ngo ikomeze kwiharira icyubahiro. Icya kabiri, iyo wa muntu nawe yirarira, aba ari guca connection ye n'Imana. Kuko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa bikabanziriza kurimbuka. Imana igukuraho uburyo bwo gukorana nayo ibitangaza, ugasigarana amagambo y'ibyo wakoze kera, ariko ubu nta bihari. Twageze aha turakora, twageze aha dukora ibitangaza, ariko ugasanga uri kubwira abari aho babikeneye, ukababwira ibyakozwe, kandi ibyakozwe already byararangiye. Kora ibiri aho, utabivuze ibyo wakoze, abari aho babona ibyo ukoze. Nicyo gikenewe. Kuko uburyo bwo gukora kw'intumwa, ubundi nta ntumwa, nta n'umuntu uhamagarwa n'Imana uvuga ibyo yakoze, ahubwo abo yabikoreye nibo bavuga ibyo bakorewe. Mwigeze mubona hari aho Paulo yigeze yandika akavuga ngo nakoze ibitangaza? Ariko ababonye abikora baramuvuze. Ariko aba none twirirwa twivuga. No, ntabwo ariko bikoreshwa. Usanga twakira message nyinshi z'abantu bavuga ngo twatanze amafaranga y'ibitambo cyangwa se y'ituro, ariko icyo twasabaga ko badusengera nticyakunda. Kibaza, ese aya mafaranga atangwa mbere yuko umuntu asengerwa, yiswe ituro cyangwa yiswe igitambo, ashobora kuba inkomyi cyangwa se inzitizi zo gusohorezwa cyangwa se yo gukemurirwa ikibazo yari afite yashaka ku Mana? Ashobora kuba inkomyi mu buryo bubiri. Uwayatanze azi ko ariyo iri bube impamvu yo kubona icyo ashaka. Already ubwo ntikiri bukorwe n'Imana, araba kiguze ya mafaranga yatanze. Kabiri, uwayakiriye ashobora kuba afite impano zo gukora icyo gitangaza gikenewe, ariko akaba yayashyize mu mwanya utari uwayo. Ti mu buhe buryo? Ushobora gusaba amafaranga kugira ngo ukore, kandi wari no gukora utayasabye ukayabona. Noneho ya mafaranga agatuma Imana ikupa connection yawe nayo, ugasenga usanzwe ukora bya bitangaza ntubikore.
kuko wabanje ubutunzi ntiwabanje umuhamagaro. Ibyo rero wabanje birakubera inkomyi imbere y'Imana, bitume ya mirimo idakoreka. Wa wundi yari yizeye nawe wari wizeye, ariko mugacurika imirimo. Kabiri, njye nemera ituro, sindyemera nk'urisaba. Abari bo turi kumwe ku mukanguzi bazi ko ntarabitinyuka. Impamvu ni iyihe? Burya umuntu ukeneye ibintu ashora ibindi. Nuko tuvuga ngo ni igitambo, kandi nta gitambo kitava amaraso kibaho. Uyu munsi nta n'igitambo gikenewe kiva amaraso, kuko igitambo ni Kristo wenyine. Niwe baye igitambo, aba umutambyi, deja aba aranatwitambira. Imana ishimwe. Iyo rero Kristo atwitambiye akaba igitambo, akaba umutambyi, ntabwo dukeneye undi mutambyi n'ikindi gitambo. Izera igitambo cya Kristo. Ntabwo ituro ry'amafaranga ari igitambo, ni ituro. Ni naho Kayini na Abeli banyuranyije. Burya hari abantu bazi ngo Kayini yazize gutura injonjori, ngo yatuye ngo injonjori ngo yatoranyije. Ntabwo Kayini yigeze atoranya, ahubwo yatanze ituro mu mwanya w'igitambo. Batumwe gutanga ibitambo, Kayini ajyana ituro, Abeli ajyana igitambo. Yes, basabwaga igitambo, Kayini ajyana ibyo yejeje. Nta na kimwe muri byo kivamwe amaraso. Ariko Abeli atwara itungo riva amaraso. Atambye, umwotsi uragenda. Ni ku gicaniro. Urugimbu rw'igitambo ruratonyanga rucana umuriro, ariko urw'imbuto ruracana uwuhe? Igihe rero turimo si iki gitambo ni icy'ituro, nabwo rikoreshwa mu buryo butandukanye. Ituro nta muntu usabwa ituro agomba gutanga. Uyoborwa n'umwuka, uko uyobowe nawo niwe ugutegeka uko ukora. Kandi ibyo ni ibikorwa nyuma y'imirimo. Ntabwo uvuga ngo ndakora mbere ngo kuko ambwiye. No, ubu usengera ashobora kwizera agatanga ituro akaguye umukozi w'Imana. Tumva hari ikintu umwuka nyemeza gukora. Ariko nyuma y'icyo hari n'icyifuzo mfite. Wanyingingira Imana, uzi iryo turo vita rikora ku mutima w'Imana. Kubera iki? Niryo wemejwe, si ikiguzi cy'ibyo uyishakaho, ni uburyo bwawe no kubohoka. Uzi ko hari umugabo wubatse urusengero, waje umwana arwaye imbere mu gihe cya Kristo, asaba Yesu gukora. Yesu aramubwira ngo nta mwanya dufite, yarananiwe. Abigishwa baramwegera baramubwira ngo niwe watwubakiye isinagogi. Mu munaniro wa Yesu kubw'iyo mpamvu gusa arakata aravuga ngo tujyeyo. Kubera iki? Hari ibyo yakoze byakoze ku mutima w'Imana. Mwe gukora ibikora ku mitima y'abavugabutumwa, mukora ibikora kuri Kristo Yesu. Yesu wamugumana abahanuzi badahari, Yesu wamugumana abavugabutumwa badahari, ariko wigumana umuvugabutumwa Yesu mutari kumwe. Rekura, pujugunya, Yesu agushakira undi. Gumana Kristo arahagije. Rero ngo ibitambo, nta gitambo kikibaho, nta n'igitambo kicyemewe. Icyakora ituro riremerwa na Yesu amaze gusengera ababembe. Yarabwiye ngo mugende mwiyereke umutambyi mutange n'ituro ryo kwihumanura. Ntabwo yababwiye ngo mutange igitambo. Igitambo cyacu ni Kristo. Arahagije, yaritanze. Ibindi byo kugira oya. Hari abantu babivuga muri iyi context bakavuga ngo turi mu bwami bw'Imana. Yego. Nta bwami butagira umutambyi, n'ubwami butagira igitambo. Bakavuga kuko bari abashumba n'abatambyi n'ibyo basaba abantu. Ariko twabisobanuye bashumba banjye, kandi ntimuntera amabuye. Ntabwo umushumba aruta umukristo kubw'impamvu yo kwizera. Kimwe nuko engineer ataruta umufundi, kimwe nuko umufundi ataruta umuyede.
ino ntiriruta ikirenge, ikirenge ntikiruta amano. Turi ingingo za Kristo zuzuzanye. Umushumba ntabaho hatari umukristo, umukristo ntabaho hatari Yesu. Ubwo Kristo ahari niwe mutambyi mukuru, niwe utwitambira. Ibi mujye kuvuga ngo nta mutambyi n'umwe nzi mw'isi uhari. Umushumba ngo ni umutambyi? Uwo Bibiliya yita umutambyi ni uwizera. Umuntu wese wizera Kristo, ibyahishuriwe Yohana bivuga ngo iti turi abami n'abatambyi n'abatware mu rugo rwa data, turi n'inkingi zo mu rusengero rwera. None wayiwirobanura ukiyita umutambyi, ubaye umushumba kubwo kwizera, sibyo? Undi nawe ni umukristo kubwo kwizera. Isano yawe nawe ni ukwizera, sibyo? Mu byawe na Kristo. Gute mwitandukanye ukumva hari aho uri bugere ntahagere kandi uhabageza ari umwe? Ntabwo turi kujya mu ihishurirwa, twe turi kujya mu ijuru niyo tutakerekwa, turi kujya mu ijuru niyo tutahishurirwa. Twe turakudepasa tukanyura ibyo uhagarara ngo ku ruhimbi. Reka mbabwire, dufite icyicaro mu bwami bwo mu ijuru kiruta uruhimbi, kiruta ritari. Dufite aho tuzahagarara haruta agatuti. Wihagararaho ngo wumve ngo niwo mwanya munini, aho umutingi turahasatura. Nahera hahera Yesu yarahakinguye, kandi yahakinguye abatambyi bahari. Igitangaje, aho twinjiye kubwo kwizera ntitwinjijwayo n'imirimo y'abatambyi. No, ninde ukubwira ko winjizwa n'abatambyi nahera hahera? Harakinguwe no gucikamo k'umubiri wa Kristo. Kubambwa k'umubiri wa Kristo, gupfa kwe niko kwatumye umwenda ukingiriza hera utabukamo kabiri. Utabutsemo, Bibiliya iravuga ngo kugira ngo buri wese yiyinjirire. Wayiba guhagarara imbere bakagukingiriza Kristo. Niba umushumba areba Yesu, gutakubwira ngo we murebe, yakweretse aho nawe ari kureba se? Nakwereka aho nawe areba. Nibwo butumwa, niwo muhamagaro, niwo murimo w'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Ibi tubahagarara imbere ngo turi ba Musenyeri banyu, ngo turi bande ba apotre banyu. No, amazina muyihe, mugire mute, mukora ibyo mushaka, ariko ba Kristo dusangiye ubwami bwo mu ijuru. Turi kujya haruta aho bari kubajyana, kandi turi kujya haruta aho bari. Nta mpamvu yo kurangarira aho bari. Rero hari aho Kristo umwami wacu ari, aho dusiganirwa. Imana ishimwe. Sinzi impamvu mba numva navuga gutyo n'ishyaka ryinshi n'umujinya mwinshi. Gute batwigisha batwigisha icyubahiro cyabo? Icyo hari abanyamahanga bakibarusha, hari abapagani bakibarusha. Icyubahiro cya Kristo kibera ihumure n'abaciye bugufi, kikabera ibyiringiro n'abababaye. Wowe icyubahiro cyawe gihumuriza nde? Kuvuga ngo nta bwami butagira umutambyi. Ninde wakubwiye ko ubwami bwa Kristo se buyobowe nawe? Niwe mutambyi, niwe ubwiyoboreye. Korari imwe yararimbye ngo ingoma yawe mwami wanjye ntizahanguka. Warayiruhiye, urayirwanira, urayitsindira, ucungura itorero. Niba yikurekere mwami wanjye, ni wowe uyishoboye. None se turayihantuza, napfa bizagende bite? Ingoma ya Kristo ifite uwazutse, niwe mutambyi, niwe uhagarariye ubu bwami. Amen. Ikibazo cya nyuma, si cya nyuma nako ingingo ya nyuma, ibaza ngo izi mpano z'umwuka wera zikwiye gukorera muri bande cyangwa zikorera muri bande? Izi mpano z'umwuka wera zikorera kandi zikwiye gukorera mu bizera birinda mu ngeso zabo, mu mico no mu myifatire. Zikorera mu bizera Kristo birinda mu ngeso zabo, mu migenzereze. Hari ukuntu abantu bagatekereza ko kuba umuntu afite impano yo kwerekwa, afite impano y'ibitangaza, afite impano yo kubwiriza, aribo batoni imbere y'Imana, ari nabo bakwiye kuvuganira abandi imbere y'Imana. Ahubwo wabaye umugaragu wabo uri kubwira. Kuko kuba ufite imbaraga zituma uheka umwana ku mugongo umujyanye ku ishuri, ntabwo biguhindura umunyembaraga kuri we. Ntabwo ubundi, reka dukoreshe iyi filozofi. Vita, umuntu uri mu mugongo afite imbaraga kuruta uri kugenza amaguru. Kubera iki uri mu mugongo ari ufite imbaraga? Impamvu ni iyihe?
ni uko wowe umuhetse kandi naho uri kugenza amaguru ari mu ntego ye. Niba uhetse umwana umujyana ku ishuri niwe munyembaraga, kuko aho umujyanye niwe uri kujyayo, ntabwo ari wowe uhagiye. Rero niba uri kwerekwa umuntu Imana, ahubwo ni igitangaza. Sinzi impamvu tutajya tugira guca bugufi kwa Kristo, ariko iki tukimenye. Niba uri mu iteraniro Imana ntikwereka ibyawe ugasabana nayo ugahanurira abandi, wowe ntikuvugisha, guta ahubwo udakwiriye gucishwa bugufi nuko Imana yashimye kuba umukozi waba uri kubwira. Kuvuga ngo niwe mutoni, kandi ahubwo Imana yaguhamagaye kugira ngo nose fita reka nkubwire. Umuntu ufite impano y'umwuka, umuntu ufite impano y'umwuka wera agereranwa n'itiyo, uruhombo. Hanyuma iteraniro riza, amazi araza, sibyo? Nibatayavoma araguma mu kigega. Ikigega reka tugishushanya na Kristo n'Imana. Amazi naguma mu kigega, Imana ubwayo nibika ibyo ishaka kuvuga, uretse ko ntibikora, kuko Imana yatanze umwuka itamugeze, kandi umwuka akora ibingana n'ibyo ashoboye. Mu bushobozi bw'uyu mwuka no mu gukora k'uyu mwuka, ashobora kuvugana n'abantu adakoresheje umuhanuzi, kandi ashobora no kuvugana n'abantu akoresheje umuhanuzi. Niko Kristo yavuze ngo niyo mutavuga ngo Imana yahindura urubyaro rwa Aburahamu no mu mabuye. None rero Imana ntishimye amabuye, iragutoranyije kugira ngo ikugire igikoresho muri abo bantu. Niba ikugize igikoresho muri abo bantu, ntabwo barusha ubutoni, kuko nabo kugira ngo impano zawe zikore zikenewe abo zikoreramo. Ahubwo Imana wubaha yubahirwa muri wowe, tukakubaha kuko niba uhari turakureba muri ba bandi benshi uri gukorana nabo. Imana yubahirwe muri wowe kuko nayo yagutoranyije kubashye. Ariko ntabwo kugira impano z'umwuka biguhindura umutoni kuruta uri guhanurira. Oya, aho mujya ni hamwe, Imana ni imwe, kandi ubucunguzi ni bumwe, no kwizera ni kumwe, n'umubiri wa Kristo ni umwe, n'umuzuko ni umwe, n'impanda n'igihe kimwe. Ni iki cyatuma se uba utandukanye n'abandi? Murakoze. Nta kintu na kimwe Imana ikorera umuntu yizera kugira ngo imurutishe abizera. Ahubwo Imana ishobora gukorera uwizera kugira ngo imurutishe abatizera. Ariko abizera turangana ku rugero rumwe rw'igihagararo cya Kristo Yesu. None se niturutana Yesu ari umwe, uzagera igihe nawe wumva uraruta Yesu? Uko ni ukwishyira hejuru. Kandi igitangaje umukuru wo mu bwami rero nuwacishijwe bugufi. Ni nayo mpamvu turi abagaragu babizera. None se ubu turi kubwiriza ubutumwa bwiza ngo bigende bite? Duhembwe? Aha se ntidukoresha amafaranga? None tukoresha amafaranga ndetse aruta y'abantu batekereza. Kuki bibaye? Wavuga ngo Aniseta araruta uwo yabwirije, kandi ahubwo twashoye ngo tubwirize. Ntabwo umucuruzi aruta umukiriya, n'umukiriya ntaruta umucuruzi. Bose barangana ku rugero rw'ibikenewe. Niko nabizera bangana imbere y'amaso y'Imana. ni hatari. Turimo turagenda tugana ku musozo. Nakibaza ngo ese ni imyumvire, ni ukwigishwa nabi, ni iki kintu gitera kuba haboneka nk'ikintu cyitwa ubusumbane? Kambivuge gutyo, tugendeye ku mwuka wera cyangwa se mu matitire kuko wari uri kubivuga, ugasanga harimo ubusumbane tugendeye wenda ku bushobozi buri inyuma, ariko bikabera mu itorero indani. Ni ubukoroni buri muri christianisme cyane, ko uburyo bw'iyobokamana hakoreshwa ubukoroni kuruta kuyoboka. Ubwo buryo rero butuma abantu bigarurira imitima batashyiriye Kristo, ahubwo bakigarurira imitima ngo ibahimbaze. Butuma rero bishyira hejuru mu rwego rwo gukereye icyubahiro cyabo, ngo abantu bagume babubaha muri iyo shusho.
ariko ntabwo ariko bikoreshwa mu buryo bw'umwuka. Kuko niba Yesu yarogeje abigishwa ibiganza, wowe ugashaka ko bakuramya, already wamaze kubusana na Kristo. Niba yarambaye ikanzu imwe, hari ibintu bigenda biba vita by'ubusumbane bw'ubukoroni buza bukaba amashimwe mubera atariyo. Ugasanga umuntu mwihangane nse nk'uvuga gutyo mu buryo bw'ubujiji, ariko spirituel mu w'umwuka turaganira. Ugasanga uri umushumba, ufite pasteur ukungirije, ufite mwarimu se cyangwa abandi, abo ngabo ufite bari kubirukana mu nzu, sibyo? Bari kubasohora mu nzu, ariko wowe ufite ishimwe rya vewiti waguze. Urumva urugero ushaka gusumbamo umuntu, we ntafite n'aharambe ku musaya, we warahabonye ugerekaho n'iby'umurengera, kandi hari bike wari ukwiriye. Niyo mpamvu navuze ngo mwihangane nkoresha ubwo bujiji. Hari bike wari ukwiriye kugira ngo nawe afite ibindi bike. Niki cyatumye se Yesu afata imigati akayisangiza bose, agasagura intonga 12? Yari afite abigishwa 12. Kuki yabasaguriye se? Hari imirimo tugenda dukora ugasanga turanajijishije ngo twigana abantu runaka, tugasura abantu kwa muganga. Dufite n'umukristo uri mu rugo, simbabuje gusura abari kwa muganga, ariko uburyo bwo gukereye icyubahiro bugaye ibyatubayo, kandi koko nibyo. Ariko ayo mashimwe yawe ntari mwihumure ry'abandi, none ugahita wumva ngo ndabaruta runaka, nta kinduta. Icyo cyubahiro nta cyubahiro cy'Imana mu by'ukuri kirimo, bigatuma iby'ubwami bw'Imana bicogorera aho, ahubwo ukagira ibigwi by'imirimo igaragara, ariko mu ruhande rwo gukora k'umwuka bidahari. Nubwo bukoroni rero bugaragara butuma abantu bizamura, ugasanga nkanjye ni seti ndi umukristo usanzwe, uretse impano ya misiyoloji no kuba narabyize, wenda kuza ukambwira ngo nyakubahwa mushumba, singira idini nyobora, reverend, abantu bakumva banejejwe n'ibyo. Hari amazina y'inshingano, hakaba n'amazina y'umuhamagaro. Uranyita amazina y'inshingano ntazirimo kubera iki? Ugasanga umuntu uti bite boss, n'ubukoroni buri muri twe bugira ngo tuguhe n'icyubahiro kidahari. Ariko kandi icyubahiro cyawe niwe wowe. Dukunda kubivuga aha ku Mukanguzi, narakubwiye ngo umuntu uzakuvuga neza akakuvuga ibyiza kubeshyera, burya ni umugome kuruta wakuvuza ibiba kubeshyera. Wakuvuza ibiba kubeshyera abavuga uwo utari we, sibyo? Ashaka ko wakagombye kuba uwari kukubeshyera, ariko kuvuga ibyiza akubeshyera aba ari kugaya n'ibyo wakoze, akwereka ko ibyo wakoze udakwiriye kubishimirwa. Niba rero umuntu agushimira ibyo utari cyo, ni umugome kuruta uwakugaya yirengagije icyo uri cyo. Ubukoroni butera abantu kwizamura gutyo. Yego. Hanyuma hari ikintu nibaza mu matorero amwe, wenda nka ADPR, hamwe na hamwe ntabwo bari kwemera ko abahanuzi bahanurira mu iteraniro, wenda tuvuge ku cyumweru n'urugero, nkurikije uko nagiye mbibona hamwe na hamwe, cyangwa se nuko abakristo benshi bagenda babibona, nuko abahanuzi babibona ko ntabwo yahaguruka ngahanurira mu iteraniro. No mu macaci nayo ugasanga nta wundi muhanuzi wemerewe guhanura uretse bishop cyangwa se apostle w'iryo torero, ko ari we muhanuzi ugomba guhanurira iteraniro. Ese kuki impano z'umwuka wera ziri kugenda zimwa uburenganzira muri aya madini mu buryo bumeze gutyo? Ni uburyo bwiza cyane bw'idini ry'umubiri. N'umuntu wese ufite idini ry'umubiri, reka muyobere ko iyo strategy yamubera nziza, ariko buzakugiraho ingaruka mbi cyane nabwo kuri wowe, ikaba nziza ku mwuka wanze kwavuga. Kuko iyo wanze ku mwuka avugira mu itorero, umwuka abika imvugo ye agashyira mu bikorwa ibyo yashakaga ko abakristo bakora. Ntabwo umwuka ahombera mu itorero. Iyo wanze ku mwuka avuga, ndabisubiramo, abika imvugo ye mu kanwa k'abahanuzi, akajya mu mirimo, mu mitima ya bamwe yashakaga kubwira imiburo, bo bagahindukira bivana muri bimwe yari kubabwira ngo ni mubireke, ariko bikakubera umutego wowe wanze kumwuka akora, akazaguhanira ko wazimije umwuka w'Imana.
hanyuma mu buryo bwo kuyobora amadini biri mu byiciro bigeze muri bine. Hari independent type church government. Muri independent niho hakoreshwa umwuka. Hari icyo twita congregation type church government, bisaba ko dutora, sibyo abantu ngo bayobore. Catholic dukoresha ibirangirire, abantu bazwi cyane baruta abandi, cyangwa Presbyterian tugira ba elders, umuntu akaba inzego zigaturukaho nkuko wari ubivuze. Ni uburyo bwa administration yabo babyubatsemo, hakoreshwa impano bitewe n'inzego, ni uburyo bwabo. Ariko nabwo biterwa n'iki, bishoboke ko badahugura abanyamwuka cyangwa abanyamwuka bavuga ibiri busenye. Ariko kandi ikindi cya kabiri, ibyo babikora kugira ngo barinde ingeso zabo, bahore bari honete imbere y'abantu, kuko umwuka iyo aje guhanira mu ruhame nk'abandi bitewe n'uwakoresheje, hari n'ukubwirira mu ibanga cyangwa akaguhaniraho. Ariko abantu bose ntibanafite intego yo kugenda muri destination y'umwuka. Hari n'abafite intego yabo bitewe n'icyatumye bakreya church yabo. Niba umuntu yarakreye church ngo abone amafaranga, uraza kuzana imvugo yawe se nawe afitiye ngo bigende bite? Ibivamo Ceceka nyine, uri mu ntego y'Imana niwe uvugana nayo. Yes. Yego, hanyuma rero naho ngaho dusoreje. Sinzi niba hari ubutumwa bundi wenda mwagenera abantu badukurikiye, wenda ku kibazo naba ntababajije, kugira ngo tubone uko duse. Imana ibaha umugisha. Ubutumwa kumva ibingibi birahagije, ariko kandi tube maso dusenge, tubane n'Imana, twegerane nayo, kandi ushaka kuba avugana n'Imana abuwera no mu ngeso. Kiruta byose dutegereze kuvuga ku ijwi ry'impanda ya Kristo. Hari byinshi dusimbutse cyangwa tutavuzeho ariko tutirengagije, kugira ngo tutabirundira hamwe iyo umuntu akamuye cyane bibinkashi. Wenda tuzakora muri session 2 nibikunda. Ariko kandi Imana yungura imitima n'ubugingo n'umubiri wanyu, ndetse natwe twagure, kandi ku bwa Kristo Yesu tuzahurire mu rurembo rw'abakiranutsi. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Reka mbasabe mu dusengere, naho nimero zose baziri kuri title. Ku bantu bakunda gukurikirana ibiganiro byo ku ijwi ry'umukanguzi barabizi cyane. Reka mbasabe mu dusengere ku bw'izi mpano z'umwuka wera, ku bw'imirimo y'umwuka wera. Yego. Yesu data mwiza, turagushimiye. Jambo ryawe riratubwira ngo waduhaye umwuka wera nk'ingwate. Bisobanuye ngo aho utari wo urahari, aho tutakubona, aho udasubira Igorogota, aho utatugiriye Yerusalemu, umwuka wera arahari ngo atugerere imbere y'Imana. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo niba utunihira iminiho itavugwa, umwuka yongera dutakire, kandi yongera avugane natwe, yongera tugenderere, yongera tubyutse, yongera akorane natwe, uburyo butuma tuba abantu bashyitse ku gihagararo cy'agakiza k'ubwami, kugira ngo urinde ibyumviro byacu by'umubiri, iby'umwuka n'ubugingo birindirwe imbere y'Uwiteka, kugera ku munsi wo gusohora ko kuvuga ko impanda ya Kristo. Tubisenze twizeye ku bw'ayo mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.